bose barasohoka hanze y'ingoro yirukanamo intama n'ibimasa agerageza umuceri by'abakoreshaga ahirika n'ameza yabo abwira abacuruzaga inuma ati muzikura aha ngaha inzu ya data ni inzu y'ubucuruzi nuko abigisha babibuka ko handitswe ngo ishyaka rifitiye ingoro yawe rirambaranya nuko abayahudi baramubaza batutanze ikimenyetso ki gituma wihakana umucyo Yesu arabasubiza ati museri rero cyakira kugira ngo tuzikane gatoya ijambo ry'Imana tumaze gutera amatwi ivanjiri bagize bati muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje ya Pasika yabaza itariki itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu munsi y'itariki 3 barabura iminsi 28 ngo ujye muri Pasika y'Abayahudi ubwo yari yegereje Yesu ati Yerusalemu nawe uhimbaza Pasika twebwe duhimbaza Pasika twibuka ko Yesu yapfuye kandi arazuka none se Yesu yaragiye Pasika y'Abayahudi ndumva musanzwe hari tuziranya benshi mu muryango w'abaskuti birahinduka buriya amazina musanzwe munziho harandi yongera ngeze mu baskuti nitwa Saju Asidi hanyuma uyu munsi uko tumaze iminsi tubyitegura hari amasezerano y'abaskuti 39 babyiteguye neza ngira ngo muze kubashyigikira mu muryango w'abaskuti mu Rwanda ndi umuyobozi w'umutwe cyangwa se chef d'unité w'umwuga nkaba ndi no muri stage y'abahugura bungirije mu muryango w'abaskuti ku isi twagize rero ibyishimo ngira ngo mbere yuko amasezerano atangira ndagira ngo mbereke n'umushyitsi turi kumwe nawe yitwa Nshimiyimana Alexis cyangwa se Kisere Courage akaba ari project manager mu muryango w'abaskuti mu Rwanda akaba kandi n'uhugura ku rwego rw'isi cyangwa se formateur international mu muryango w'abaskuti ku isi kandi akaba ashinzwe no kongera abanyamuryango b'abaskuti mu rwego rw'igihugu yakwigira ejuru yo n'akabanza kabasuhuza na tica rero Rora turi kumwe nawe yigira ejuru baramutse bano ni umuskuti cyane ndagira ngo rero natinze babwira umuryango w'abaskuti cyane cyo umuryango w'abaskuti ni umuryango washinzwe n'umusirikare w'umwongereza mu 1950 ni umuryango ureba urubyiruko umuntu ajyamo ku bushake ni umuryango udashingiye kuri politike cyangwa se ku yindi myemerere iyo ari yo yose iyobokamana ahangaha nshaka kuvuga nk'amadini
wakira bose utarobanuye. Ntabwo ugendera aho umuntu avuka, kuba waba umuhungu cyangwa umukobwa, uwo ari wese ufite ubushake mu muryango ni umuheza. Uyu muryango kandi ufasha urubyiruko kugira umutima wo kwitanga no gukorera ubushake. Umuryango w'abaskuti ufite intego yo guteza imbere ubushobozi urubyiruko rwifitemo, haba mu mbaraga z'umubiri, mu bwenge n'ibitekerezo, mu mibanire yarwo ndetse n'abandi, mu mibanire yarwo n'Imana, ndetse no mu bijyanye n'imbamutima n'imico myiza ya muntu. Ubwo rero mu kanya mugiye kumva amategeko y'abaskuti, muraza gusanga namwe mutari mu muryango w'abaskuti, muraza gusanga namwe mukurikije amasomo bigira mu muryango w'abaskuti, indangagaciro bakuramo abazifite mwese namwe mu baskuti nubwo mutari muzi ko muri bo. Ndagira ngo rero abari busezerane bose bigire imbere, bahagurukire rimwe bose bazi imbere. Gusezerana yambara furari mubona irimo amabara atatu, icyatsi, umuhondo n'ubururu, bishushanya n'ubundi idarapo ry'igihugu, kuko umuskuti agomba kubana n'igihugu mwiza. Ndagira ngo rero nsabe padiri uri kudutura igitambo cya misa kubanza kuduhera umugisha amafurari. Tuganye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Kubera iki? Hari ubundi bukire mu biteganyamo? Murumva muzaba abaskuti igihe kingana iki? Muzi inshingano z'abaskuti se? Ni zingahe? Muzivuge zose. Muzi amategeko y'abaskuti se? Mumbwire ibya 13. Nangahe yose hamwe? Muyavuge muhereye ku rya mbere kugeza ku rya nyuma. Umuskuti ni inyangamugayo, umuskuti w'amategeko y'Imana y'igihugu cye, umuskuti rero ufasha no gutabara, umuskuti ni inshuti ya bose akaba n'umuvandimwe w'umuskuti, umuskuti agira ikinyabupfura. Ndagira ngo rero noneho dukurikizeho umuhango nyirizina wo gusezerana, niba mwumva babikwiye. Mwumvise babikwiye? Njyewe Umutoni Marie Claire. Ngo nziza ya nawe. Njyewe Niyonzima Rwaruyiga. Njyewe Rukundo Yves. Njyewe Mugisha Fabrice. Njyewe Mugisha Kevin. Njyewe Nshutimana Godke. Joshua Yamando.
Nsanzwe Fuad. Jyewe Mugisha Christian. Ushimimana Hussein. Jyewe Alpha Rwabagabo. Jyewe Ruhimbura Landry. Jyewe Shimini Kikari. Niyonsabimana Cesar Brett. Sharon, Jason, Marie Ange, Yagasaro Keria, Jyewe Chester Kevin. Jyewe Shinyanja Sabine, Jyewe Regina Shakanje Christ, Jyewe Kumvanita. ishema ryanjye kandi mfashijwemo n'Imana nkomeje gukora uko nshoboye kose Imana u Rwanda gufasha abagenzi banjye muri byose no gukurikiza amategeko y'abasukuti iyo ni isezerano ryanjye Imana izabimfashe. ibyo biyemeje gukorera Imana niyo ya mbere u Rwanda bagafasha na bagenzi babo muri byose nk'uko babivuze mu isezerano. Nanjye rero ububasha baba n'umuryango wa Scout mu Rwanda nakiriye ku mugaragaro amasezerano y'abana 39 binjiye mu muryango wa Scout mu Rwanda no ku isi. Imana izabibafashe. Murakoze cyane. Twakiriye kandi undi mushyitsi Agami akaba ari komiseri w'abaskuti mu karere ka Nyaruguru. Nyagasani Mana yacu niwe waremye umuntu mushyira ku isi umuha n'ubutumwa kugira ngo ayitunganye kugira ngo urusheho kuba nziza. Reba nimwe rero abavandimwe bacu bamaze gusezerana umuryango wa Scout bakaba biyemeje gukorera muri iyi si bakorera igihugu bakorera bagenzi babo babafasha muri byose. Ubamugisha amasezerano bamaze gukorera imbere yacu twese bakomeze mu rukundo kandi isezerano bagiriye imbere ya twese nibakomereze bakomeze kubera indahemuka muri iyi si yacu dutuye tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. kugira ngo rero ibyishimo byinshi uyu munsi tubakomera amashyi n'impundu. Tá, tá no